ya contravention twayigize iminsi 30. Turenamtwe na gavumenti na leta kwa perezida yatwiyeho imite kwa motari ariko mubwire nabo bite kutekano wabo n'ubabandi urabumva yatwiye mugende mwite kwa motari murabe ibintu byose byatuma uborohereza tukora tu muziko abandi y'abamotari yagenda akagera kuri amara makumyabiri na bitanu sibyo muri iryo tegeko rishya amande agomba kurenga 10 ku motari. Nshimiye kubana namwe cyane kuri uyu munsi. Turabashimira ko mwabonye umwanya mukaza muri iri huriro. Dushimira akazi keza cyane mukora. Twese uko mutureba twagenze kuri moto turacyazikoresha n'uyu munsi, mudufasha ibintu bitandukanye, mutuma ingendo mu mujyi wa Kigali ndetse na nyuma y'umujyi wa Kigali kure yaho zigenda neza. Mugira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'u Rwanda no kuruteza imbere. Turabashimira cyane. Turabashimira ko mwabonye n'umwanya nk'uyu. Turabizi yuko mwahagaritse business zanyu ariko ntabwo tubatindira. Turabashimira ibyiza byose mukomeza gukora. Icyambere nababwira uko igihugu gitera imbere niko twivugurura. Uko twatwaraga moto mu myaka 10 no mu muhanda urushaho kugenda neza. Ikintu cyambere nababwira abamotari mugomba kumenya, twari tubizi ko mu mazi iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention, twayigize iminsi 30. Ubu ngubu ni iminsi abamotari oye! Abamotari oye! Ubu twumvikane ubuyobozi motari dutuze twumvide message nanone ubutumwa reka dutuze hari bagenzi banyu batanze ubutumwa bwageze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yadutumye ngo iminsi baye 30. Nibwo butumwa twabazaniye. Ubutumwa bwa kabiri yatubwiye atariko ubwo mbahaye iminsi 30 yo kujya mutegura kwishyura contravention, namwe mukore ku buryo ahubwo hatabaho contravention. Sibyo se? Mutware neza mu muhanda. Hari bagenzi banyu rimwe na rimwe bitwara bidakwiye, dukeka yuko ruko baba bataragira experience yagije. Ubu ngubu twashizeho n'uburyo nabwo tubitegetswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twashizeho uburyo bwo gusuzuma no gukurikirana buri muntu ku giti cye. Buri muntu azajya ahabwa amanota, agira amanota meza bitewe n'imyitwarire mu muhanda, cyangwa agira amanota agenda agabanuka bitewe n'imyitwarire mibi. Bizajya biba ku mwaka umwe ukorere ku manota 15, nugera munsi y'amanota 7, polisi natwe n'ubuyobozi twegerane tuganire nawe tutari ko wakwivuguruye. Numanuka kurushaho permit yo tuyifashe tuyigusubiza umwaka wundi utangiye. Sibyo? Icyo bizafasha ni iki? Twajyaga tuvuga natwe ari igihe twajyaga twibesha ngo abamotari batwara nabi, kandi ntago ari abamotari bose. Hari igihe usanga ari umumotari umwe cyangwa se 2 cyangwa 3. Ubwo buryo bushya rero buzatuma tumenya motari witwa kanaka niwe wenyine ufite ikibazo cy'imitwarire mibi, ahubwo tumujyane mu mahugurwa. Motari wowe! Motari wowe! Iyo mwakoraga amakosa mwahangayikaga ngo iminsi 3 irabashiranye, siko yababwiye ngo none nyakubahwa Perezida yatubwiye ngo tuze tubabwire ko mu mategeko mashya ariho aravugururwa. Mu mategeko mwabonye yanyuze no mu nama y'abaminisitiri akazakomeza ajya mu nteko, hatanzwe ko
iminsi iba 30 ku muntu ufite contravention. Ibyo si byiza se? Ni ukuvuga ngo mu gihe gito iryo tegeko nirimara kunyura mu nteko nabo bakabyemeza nkaho mvugiye aha, icyo nabambwiye abapolisi nuko mu gihe tugitegereje iri tegeko batangira kujya mu njyana yaryo. Murabyumva? Abapolisi batangire kujya mu njyana yaho turiho tuganisha y'icyerekezo igihugu kiganishamo abamotari n'abandi batwara ibinyabiziga. Muranyumvise? Iminsi 30 nigera utarakemura ikibazo cya contravention nibwo hazatangira kugira ibyiyongeraho, ariko ministre yavuze ngo iyo minsi 30 izarinda igera, ahubwo contravention bazaguhiye iki? Mwabyumvise? Ati bazaguhiye iki kuzaba witwaye neza kubera ya mavugururwa yandi mu Cyongereza bayita merit and demerit system. Merit watangiye kuri merit. Merit ni ukuvuga ngo turagushima iyo witwaye neza, ubundi twahanaga uwitwaye nabi ntidushime uwitwaye neza. None ubu hashyizweho uburyo bwo gushima cyane ahubwo uwitwaye neza, ku buryo n'amafaranga atanga mu bintu byinshi bijyanye na moto cyangwa n'imodoka agabanuka kubera imyitwarire ye. Muranyumva? Reka mbaho urugero rumwe rw'ibiganiro turakorana n'amasosiyete y'ubwishingizi. Ibiganiro turakorana nabo. Turakorana ibiganiro bivuga ngo niba umuturage witwa Gasamayera atwara neza umwaka wose ukarangira nta makosa akoze, agifite amanota ya 15, n'umuturage witwa Gakwaya mu mezi 3 akabasigaranye inota rimwe, kuki Gasamayera na Gakwaya bishyura ubwishingizi bungana? Tumaze iminsi turiho turakomeza tuganira na sosiyete z'ubwishingizi tuzibwira ngo abantu babiri badakora amakosa angana, badatwara nabi kimwe, umwe atwara neza undi atwara nabi. Uyu utwara nabi hari impamvu nyinshi wakeka ko ashobora kuzateza impanuka, hanyuma wowe assurance ukishyura ya mpanuka. Uyu utwara neza hari impamvu nyinshi zituma wibaza ko ashobora kutazateza impanuka kandi yarishyuye assurance, hanyuma ukamurira amafaranga gusa. Bombi uzishyurira n'ukwishyura gusa ntumwishyurire, kuki bishyura kimwe? Murabyumva? Ibyo nibyo twita merit na demerit system. Merit na demerit. Kugira merite ni ukuvuga ngo jyewe nawe mfite amanota yanjye wenda 13, 12, 10, 15, ntandukanye n'uwo mu mwaka ushize afite munsi ya 0, kuko nabyo birashoboka. Ufite munsi ya 0 rero aho agereye kuri izo za 0 cyangwa amanota atemewe gukomeza,
uwo tuzamubwira duti dore turi mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 12 niba perimi yawe itangira mu kwa 12 ntabwo wemerewe kongera, nta perimi ufite mu Rwanda, nta na perimi y'inyamahanga wemerewe gutwara kuko ufite demerit, ufite imyitwarire mibi. Ariko abo bantu turashaka ko baba bake kubera merit. Ntibivuze ko nugira amanota 13 tuzagukuraho perimi, ariko bivuze ko uzarangiza umwaka afite 5 n'uzarangiza afite 15 nabo ntibishyura kimwe. Wishyura make cyane n'uzarangiza yafite yose. Uwamburwa perimi bampaye contravention kandi nakoze amakosa. Oya, ahubwo twe twataka tuvuga ngo kuki uyu muntu yakoze amakosa, ahubwo ukaba wavuga uti nimunyorohereze, nakoze amakosa nsabye n'imbabazi. Jewe uwakoze amakosa agasaba imbabazi namworohereza no kudatanga ya mafaranga kuko mbona asaba imbabazi zifite ishingiro. Murabyumva? Ariko uvuga uti nakoze amakosa ariko kubera iki mu mpana, uwo tuhangana mu mategeko. Ariko nakoze amakosa mu mbabarire, nta bushobozi mfite mu nyongera iminsi, uwo muravugana. None ubu iminsi yongewe ataranabisaba. Turabyumvikanye? Nagira ngo rero mbashimire, mbabwire ngo ibyo perezida yadutumye tutamaliza, namwe ibyo tubatumye mumalize, sibyo? Perezida yadutumye gukora ibishoboka byose tukorohereza abamotari, cyo nicyo gikomeye. Arongera ati mubwira abamotari bakora ibyo bashoboye byose borohereze abanyarwanda bagenda mu mihanda abamotari bagendamo. Nibyo bibiri byatuzanye, twese tworoherane, sibyo? Sibyo? Icyari 25 10 erega nabyo batangire babikorere training, nabyo itegeko ritaraza batangire babikoraho training. Nagira ngo ndebe ko nabyo yabyumvise. Ko wigira ngo utabyumvise? Mutangire mukore training iva kuri 25 igana ku 10. Mutangire mukore training iva ku minsi 30 iva ku minsi 3 ijya kuri 30. Buhoro buhoro bazajya gushyiraho ikidodo mugeze kuri 30. Ndabashimiye mwese, murakoze.